Jori rero wenda tutarakomeza mbo hari impapuro na printinze nanjye nari nasabye gatanya kuri komine ndagira ngo mbere yuko dukomeza uyisinye ubundi dusinye ko dutandukanye. Mbega burya ari watana za gatanya. Rwose sinya ni buryo ntuzi ko uri gufata ikaramu. Umva ndasinya koko. Ego mana ese urakomeje None se wazatse udafite gahunda. kuko hari nk'urugero nzi rw'umuntu yashakanye umukobwa ageze aramubwira ati njyewe ubona ndi igicucu bingana gute ku buryo ntabyarana nawe. Hari umuntu umwe mizi yashize ariko mwaya ngo utari kugira ngo ushake. Ndangije mwereka iriya mibare nayo nayibonye nanjye ku gihe ndamubwira se uri kubona iyi mibare ingana gutya tumushaka. Ati niba mu myaka ibiri ishize abantu barashakanye wenda bakaba baratandukanye bagasaba gatanya bari mu 2,000 kuzamura. Ntucikwe. Subscribe to DS Connect TV. abakunzi ba DS Connect TV nizere ko mukomeje kugubwa neza muherereye hose ngiraho ni Rex Uzike nkuko bisanzwe rero nkaba mbazaniye ikiganiro. Uyu munsi rero ikiganiro cyacu kiraza kwibanda ku nsanganyamatsiko iri kugenda ivugwaho muri iyi minsi mu kanya tugiye kuyibabwira. Reka rero mbanze mbasuhuze uko aho muherereye hose no kuvuga abaherereye muri Amerika, abaherereye muri Afrika iyo dukomoka, namwe abaherereye i Burayi hano turi, ndetse n'abaherereye ku yindi migabane muri Australia, muri Aziya hose ndizera ko mukomeje kugubwa neza. Nkuko rero nari mbibabwiye reka twinjire mu kiganiro. Uyu munsi nabateguriye ikiganiro cy'abantu bari kugenda bavugaho cyane haba ku mbuga nkoranyambaga, haba mu biganiro bitandukanye, ariko noneho ni mu gihugu cy'u Rwanda niho turibanda cyane. Mu by'ukuri uyu munsi ndi kumwe n'umutumirwa twicaranye hano, muramumenyereye, ubwo ni Madame Jolie, wenda nawe arabibwira mu kanya, ariko tukaba turahamagara n'undi kuri telefone nawe uherereye mu Rwanda kugira ngo duhuze ibitekerezo, noneho n'ubundi tunaraganira ku bijyanye n'ibiri kubera mu Rwanda muri iyi minsi biri kuvugwa cyane. Reka rero ntabatindiye, reka mbahe Jolie nawe abasuhuze noneho kugira ngo ntangire ikiganiro. Jolie, ushobora gusuhuza abadukurikiye? turabasuhuje abakunzi ba DS Connect nkuko bisanzwe. Muramenyereye ni Jolie wanyu, Jolie wa Eric, kwa dusangira ubumenyi. Nuko insanganyamatsiko mwayumvise, mureke dukomeze. Ntago insanganyamatsiko turayivuga, ahubwo sinzi okay, noneho yibabwire. N'ubundi ni ibijyanye n'amadevorce ari gukunda kuvugwa cyane muri ino minsi, cyane cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Nk'uko babivuze, amaporusantaje ari hejuru cyane, rero ni ibitekerezo natwe twese tugenda dukomantingaho kugira ngo nyine twumve uko bimeze. Okay, Jolie rero wenda tutarakomeza mbo hari impapuro na printinze nanjye nari nasabye gatanya kuri komine ndagira ngo mbere yuko dukomeza uyisinye ubundi dusinye ko dutandukanye. Mbega burya ari watana za gatanya. Rwose sinya ni buryo ntuzi ko uri gufata ikaramu. Umva ndasinya koko. Ego mana ese urakomeje? None se wazatse udafite gahunda. Nisubiye. Muri ihangana rero nta kari gaciyemo, ariko
kuri twe ntibikabe, ariko ndizera ko wenda ibyo tugiye kuganiraho mwabyumvise. Jori, kubera iki uyu munsi gatanya zabaye ikibazo? Imiryango bari gutandukana cyane, ugasanga abantu bakoze ubukwe nk'uyu munsi, hashira amezi angahe, wenda turaza no kubashyiraho amafoto, statistique turifashisha igihe kugira ngo kitwereke statistique z'ukuntu ibintu bimeze mu Rwanda. Kubera iki ibi bintu byateye cyane cyane mu Rwanda niho turibanda? ariko ntabwo ari ubu ngubu gusa, n'ubundi byahozeho. hari umwaka ujya ugera nyine ugasanga habaye izi za gatanya nyinshi cyane, ariko nk'uko nanjye nateye ijisho kuri iriya statistique, nabonye iyi 26 yarabaye cyane ariko kurusha indi myaka yabaye. ubwo rero wenda navuga nti n'iterambere riri kuzamuka rikazamukana n'izo za gatanya, sinzi, ubwo nyine ni gutyo, ariko turagenda tureba wenda n'ingingo zishobora kubitera. noneho wenda ntabatindiye, reka turebe kuri statistique y'ukuntu ubu ngubu ibintu bimeze mu Rwanda. Ngiye kubashyiriraho ifoto murebe uko ibintu bimeze mu Rwanda. Ngiye mu mwaka wa 2023 ushyira 2024 habaye gatanya 2833. noneho biriyongera hano muri 2024 na 2025 ho byaragabanyutseho gatoya, sibyo? biba 2674. hano byagabanyutseho gatoya. Noneho muri 2026, sibyo? Jori, urakubona ari amezi angahe? Umva ni amezi 6. Amezi 6 se hari gatanya zingahe muri uyu mwaka? Umva byarikubye pe, 3620. Murabibona ukuntu ubu ngubu ibintu bimeze. Mu by'ukuri kubera iki uyu mwaka ibintu byikubye cyane? Noneho mu mezi 6 gusa birajya kwikuba kabiri mu yindi myaka yagiye itambuka. Hari n'ibindi bintu turabereka. Ni ukubera iki ibi bintu biri kwikuba cyane, Jori? sinzi nkuko nakubwiye nyine ni ibintu byakomeje kubaho, ariko nyine bigenda byidevelopa nyine uko nguko. wenda hari ibintu ku bwanjye natekereje bigera hafi nko mu 8, nkavuga nti wenda ni ukutabwizanya ukuri mu miteretanire yabo. icyo wenda nicyo nabonye gishobora kuba ari icya mbere. Noneho kuba hari icyo undi muntu agutezeho, mugashakana hari icyo undi muntu nyine yumva nyine hari target, niko navuga. noneho ni wenda no gucana inyuma, noneho no kugira inshuti nyinshi. ibintu byo kugira inshuti nyinshi, noneho kutemera ko wabaye umugabo cyangwa kutemera ko wabaye umugore, ugahera wumva ko igihe cyose nyine ukiri muri cya cyiciro wavuyemo. Wenda nta guciye mu byo uvuga, kubera iki uvuze ngo kugira inshuti nyinshi? Ese ibyo nabyo byagira uruhare mu gutandukana kw'abashakanye? kugira inshuti nyinshi rwose bishobora kugira icyo kintu, kuko iyo hari inshuti nyinshi ntabwo zose ariko ari nziza. hari inshuti zimwe ziba zikugira inama nziza, hari izindi ziba zikugira inama itari nziza. hari ugukoperana, hari ugushaka kuba mu buzima bw'ubwo izo nshuti zawe zirimo kandi wowe atari bwo buzima ubayemo. ibyo byose rero bishobora kuzana amakimbirane mu rugo. noneho rero reka tuvuge ku bijyanye n'ubukwe. abantu bari gukora ubukwe, ugasanga bari gukora ubukwe buhenze. Nkurikije wenda n'abari mu Rwanda cyangwa se n'abadiaspora wenda bajya gukorera ubukwe mu Rwanda, ugasanga ubukwe buri kugera muri za miliyoni 100, hagati ya 50, 100, 70, sibyo? Ariko mu by'ukuri ayo mafaranga ni menshi cyane. Ugasanga mu gihe cy'amezi 6 gusa, nk'uko twabibonye muri la statistique, ubukwe
nukuvuga bya bintu byose bakoze bigapfa ubusa kandi wenda bafashe n'inguzanyo za banki. Dusobanurire ese urabona kiriya kintu kitatera depression ntari amafaranga abantu bakoresheje menshi mu makwe? ya urumva nari ntararangiza ibyo bintu byose ntekereza ko bibitera. Noneho hari no kudahuza mu mirerere, noneho hari n'ikijyanye na ekonomi, noneho hari no kumva ko buri muntu wese yishoboye. Ni ukuvuga ngo ufite akazi mfite akazi, utari mu buzima bwanjye nabaho. ya rero ibyo ngibyo noneho tujye kuri ba bantu aribwo bwa mbere mu mwaka wa mbere bakoze ubukwe baratanye. ni ukuvuga ngo ni cya kintu cya mbere nahereyeho, kutabwizanya ukuri mu guteretana. sheri ikintu nshaka kukubwira, hari umuntu uvuka iyo hepfo mu cyaro cya kindi kibi pe. ni ba bantu bari mu buzima bwo hasi, navuga ngo ubuzima bwo hasi. noneho wa muntu ni ba abantu bakennye cyane akenshi bakunda no kugira n'umwanda, niko navuga. noneho ugasanga avuye iwabo abasize muri bwa buzima buciriritse. ni ba bantu baba mu kazu kamwe icyumba kimwe na saro. saro niyo batekeramo, niyo urumva aho hantu abasize hameze gutyo. ageze mu mujyi agize amahirwe, ubuzima bwe burazamutse buratumbagiye, ariko ntabwo yibutse babandi bo yasize. icyo gihe rero akubitanye n'umusore. hari ukuntu bene nk'abo bantu bagira n'inshuti muri za Kigali bakababera nk'ababyeyi. ugasanga aragenda yidekarara ko nta babyeyi agira. ugasanga aravuga ko nyine bapfuye, ni umuntu wasitaragorinze wabayeho mu buzima, agahura n'umusore nawe akamugirira impuhwe muri ubwo buryo. urumva rero iyo amugiriye impuhwe muri ubwo buryo bagakora ubukwe, agahagararirwa n'abandi bantu, tekereza igihe azajya kubimenyera. icyo ni icya mbere. icya mbere ni ukutabwizanya ukuri. icyo kintu ni ukuri. noneho rero wenda tumaze kubivugaho, mwamaze kumva icyerekezo, reka tugiye guhamagara n'umuntu uri mu Rwanda nk'uko nabibasezeranyije, kugira ngo twumve nawe icyo abivugaho. mu gihe nkiri kumushaka ku buhanga bw'ibyuma. tumushake turebe ibyo uko nawe abyumva. muraho neza. turi mu kiganiro kuri DS Connect TV. nagusabye ko uza kugira inyunganizi utubwira. ndi hano hamwe na madame, utubwira ku bijyanye n'ibintu biri gutera amadivorce muri iki gihe. twari turi kureba kuri statistique hano, twifatishije amafoto twakuye ku gihe, uko ibintu bigenda byiyongera, cyangwa se ubutane bugenda bwiyongera uko ibihe bigenda bitandukana. ariko noneho muri uyu mwaka wa 2026 ho byarakabije cyane, byikuba kabiri mu mezi, hafi kabiri mu mezi atandatu. ese wowe urabibona gute? biterwa n'iki? ubwo ndakubaza na Jori, wenda hari ibyo arajya akubaza. urabona biterwa n'iki? mwakoze. njyewe mbibonye ubu ngubu uko bigaragara ko abantu nyine ntibashakana kubera ko bakundana, ahubwo bashakana kubera inyungu umwe yabaze ku wundi, yarangiza akabona inyungu yarimo amubaraho maybe byaranze nyine, akabona ntabwo biri guhura. rero iyo usanze icyo wabaraga ku muntu kitari guhura na expectation zawe, icyo gihe usanga umwe abivuyemo kubera ko ibyo yashakaga atari kubibona kabisa. uzi ko wagira ngo wari uri kumva Jori ibyo yari ari kuvuga, nawe niko yari ari kuyivuga. ikomeza. ikindi nuko abantu
umuntu ashobora gushaka umuntu atari uko amukunze ahubwo akamushaka kubera icyo amukurikiyeho, wenda afite undi muntu ku ruhande yari asanzwe akunda, yarangiza yagira yabona bya bindi yashakaga, amaze kubibona yarabari akavuga ati uyu muntu niba afite wenda umutungo wa miliyoni wenda 50 cyangwa se kuzamura, ningerayo tukamarana imyaka 2 kuzamura, tuzahita dutandukana tugabanemo 2, hanyuma nindangiza nikomereze nigire mu byanjye njye gushaka wa undi nkunda. Nibyo. Kuko nk'ubu hari nk'urugero nzi rw'umuntu yashakanye umukobwa ageze aramubwira ati ngewe ubona ndi igicucu bingana gute ku buryo ntabyarana nawe. Ibaze no kuri kw'Imana. kubera ko umuhungu yagiye kumutereta ari kumwereka amafaranga, akata amafaranga. Umukobwa arangije nawe ntiyamusubiza inyuma, aramusanga barakundana, bamaze gukundana barashakana, ariko bashakana umukobwa yaragiye muri ONAP, bamarana igihe kinini nyine batabyara, bageze aho umukobwa aramubwira ati njye ntabwo nabyarana nawe, waje kunteta unyereka ko ufite amafaranga, nkukunda kubera ko ufite amafaranga. Rero icyo gihe yaje akabona ya mafaranga nyine imitungo yashakaga wamweretse cyangwa se aricyo yagukundiye akakibona yari afite undi akunda, n'ubundi birangira agusize akagenda akajya gushaka wa wundi wundi akunda, cyangwa se akajya kubaho ubuzima bwo kwigenga cyane. Ntabwo abantu bagishakana kubera ko bashaka kubaka uko ngewe mbibona ku giti cyanjye, ari nacyo gituma rimwe na rimwe n'urubyiruko ubona batinda gushaka, ahubwo baba bafite ubwoba nyine bw'ibyo bintu. Ugasaba avuga ati se ninshaka umuntu ufite amafaranga angana gutya bikarangira aje akansiga tukagabana, kuko nyine ugasanga nyine mu ngo nyinshi ntabwo abantu bari kubana amahoro, hahoramo intonganya za buri gihe, nibyo bituma nyine abantu batandukana kugira ibyo batumvikana. Hari ikintu ukomojeho nanjye natekerejeho, ese nk'urubyiruko ndabizi ntago urashaka umugore nibwo ukirangiza amashuri, ese ibi biri kuba ntago bibatera ubwoba? Ntago bibatera ubwoba mu by'ukuri? Hari umuntu umwe mu minsi yashize ari kumwira ngo kuko utari kugira ngo ushake, ndangije mwereka iriya mibare nayo nayibonye nanjye ku gihe, ndamubwira se uri kubona imibare ingana gutya tumushaka? Ntabwo ati niba mu myaka 2 ishize abantu barashakanye wenda bakaba baratandukanye bagasaba gatanya bari mu 2,000 kuzamura, none tukaba tugeze mu wundi mwaka, ubundi mwaka wa 3 ugasanga amezi 6 gusa niyo yashize, umwaka nturashira ariko bamaze kugira imibare myinshi cyane kuruta iyindi myaka yari ishize. Reka manze ngusubirire muri statistique turi kureba hano imbere kuri ekran yacu. Mu mwaka wa 2023 na 2024 habaye gatanya 2,833. Mu mwaka wa 2024 kugeza kuri 2025 biragabanyukaho gatoya biba 2,674. Mu mezi 6 ya 2026 ari uyu mwaka turimo biba gatanya 3,620. Noneho kugezaho ukurikije iyo mibare ndi kukubwira. Urukora nk'iyi mibare uko yagiye izamuka itumbagira, uribaza niba muri 2024 2025 harabonetse 2,674, ubu tukaba tugeze kugera mu 3,600, deja harimo diferanse y'igihumbi. Abandi igihumbi mu mezi 6 gusa hamaze kujya diferanse y'igihumbi, ubwo wibaze kugira mu kwa 12 bazaba bamaze kugira mu 5 cyangwa 6. Iyo mibare rero cyangwa se bashobora no kurenga ugasanga barenze n'igihumbi 6. Iyo mibare ukunda gusanga nyine nta muntu utayireba ngo imutere ubwoba, kiretse umuntu udashaka kubaka cyangwa se nyine afite ibindi we akeneye. Ariko ku muntu ufite gahunda yo kuba yakubaka, we byanga bikunze igomba kumutera ubwoba. Kuko iyo nk'iyo urebye cyane none usanga
abantu batandukana ahari imibare myinshi cyane batandukana wavuga ngo baracyari abajeni mariye ko wenda ntaguciye mu ryo uvuga reka wari ugikomeza okay nkaho ushobora gusanga nyine wenda nka hagati y'imyaka y'abantu bamaze imyaka 5 kugera ku 9 b'abantu ugasanga nicyo kigero kinini cyabonetse cy'abantu batandukanye igendeye kuri ya mibare igihe cyari cyasohoye statistique igaragaza ko abantu bamaranye imyaka 5 kugera ku 9 batandukanye muri aya mezi 6 bagera ku 176 urumva n'umubare munini cyane baba bakiri abantu bakishakana bataragira urubyaro imbyaro 3 ni imibare iteye ubwoba cyane ku muntu ufite vision yo kubaka wenda agira urugo rukomeye atari ugushakana kubera ko mugenzi wanjye yashatse atari ugushakana kubera ko hari uwankizeho pressure ngo genda ushake ku muntu ushaka gushaka kubera ko yumva ko nyine ageze igihe cyo kubaka kandi hari vision afite yo kugira umuryango imibare yamutera ubwoba murakoze cyane reka noneho we na Jori wenda hari igihe yaba afite icyo kubaza kugira ngo noneho dusangire ibitekerezo. Jori hari icyo wamubaza? Kugira icyo mubaza ahubwo nyine nuko nanjye hari ikintu nari nshaka kunganira kuri kari akantu yaravuze ngo kuba hari icyo nyine umwe ashaka yari yiteze ku wundi. Ariko twumva nizere ko muri kunyumva. Ndikumva neza. Kari akantu rwose ni ukuvuga ngo ni ingingo ukomojeho nanjye nari nayitekerejeho. Ni ukuvuga ngo hari icyo kintu cyo kuba umuntu yari akwitezeho ko hari no kuba umuntu yari akwitezeho amafaranga yahagera akayakwima akayakwima wenda ni umukobwa cyane cyane ibyo bikunda kuba ku bahungu umuhungu agashaka umukobwa abona ko ni umukobwa uzi gukora cyane ni umukobwa wenda w'imfubyi wasigiwe imitungo akavuga ati ewane uyu nguyu byibuze uyazantunga nicaye n'ubundi nyine ni babahungu nyine batagira ikintu bakora batunzwe n'amajimu n'ibyo bintu byose. Hari noneho no kuba umuntu wenda yari akwitezeho nk'urubyaro akaba ari umuntu wenda wari imfubyi akavuga ati uyu muntu ngiye kumukuraho umuryango. Kuvuga ngo rero abo bantu nyine ndanabakomeje kandi turanabasengera cyane. Hari ukuntu nko mu bahungu 10 hari 3 bashobora kukwihanganira. Harimo abandi bashobora kukubwira bati nagukundaga ariko ngomba gushaka undi mugore ku ruhande cyangwa ngomba kubyara ku ruhande. Hari undi muntu ushobora kukubwira ati rero ngomba nukugusezerera nyine ntago tugomba kubana. Rero ibyo bintu byo kubaho nta rukundo ahubwo hari ikintu wari witeze ku wundi icyo nacyo gishobora kuzamura iyi divorce turi kuvuga. Hari umuntu ushobora kukwihanganira nyine mutarabanye ku rukundo ahubwo hari ikintu yari akwitezeho nyine cya kintu yari akwitezeho cyabura agahita nyine rwa rukundo mwari mufitanye ruhita rucika rwose. Ubwo nta n'ubwana bw'akara urukundo ahubwo ni icyo umuntu yaje akeneye kuri wowe akabona kitari kuboneka akavuga ati ubwo kitari kuboneka icyo namukeneyeho reka ngiye kugishakira ahandi. Ese ahubwo wenda ikintu wenda se cyo gucana inyuma aho hantu ho kimeze giti? Gucana inyuma n'ubundi urumva hari ukuntu umuntu ashobora nibyo kare wenda navuze ngo ntabitinzeho cyane. Umuntu ashobora gushaka undi kubera ko amukurikiyeho ubutunzi yamara kumushaka bamara kubana kubera ko wenda ngewe urugero for example wenda mfite umukobwa turakunda nageze igihe barakumva we ashaka gushaka ambwira okay niba ushaka gushaka nta kibazo wagenda. Wenda bikarangira ashatse cyangwa se akanagenda atanambwiye ariko akashaka atari uko anyanze ahubwo agashaka kubera ko abona ubuzima bumwobrije gushaka kandi agashaka umuntu atari adakunze batamaranye igihe mu bintu bya relationship ahubwo akamushaka kubera ko yumva ko nyine hari icyo amushakaho. Nibyo none se Innocent turagutanga ikiganiro ari akantu twanyujijeho nk'agakino ko kuvuga ngo ubu ngubu gutandukana ni ibintu bisigaye byoroshye
kubona abantu mwari muri mu rugo muganira nta kibazo mufitanye ukazana urupapuro ngo sinya ubutane, undi nawe akavuga ukona ashatse ikaramu ngo reka asinye. Kubera iki ibi bintu urwo rukundo ruri kugenda rubura mu bantu? Wenda wabikomojeho ariko ndagira ngo tubivugeho, kubera iki urukundo ruri kugenda rubura mu bantu? Ese ni amafaranga kera ntiyahozeho? Ibyo bintu se kera ntibyahozeho? Kubera iki ubu ngubu ari bwo noneho biri kugenda byiyongera? Ibyo bintu kera wakunda gusanga umuntu yashakanye n'umuntu, iyo tugerageje kuganira n'ababyeyi bacu cyangwa se n'abandi bantu, bashakanaga atari uko bafite bya bintu byinshi nyine bya mirenge, ahubwo ari ubuzima buri basic ukenera, buri kimwe cyose ushobora gukenera ukakihereza. Bagashakana kubera ko bakundanye, kubera ko bose bafite target imwe, bombi bafite target imwe, bafite target yo kubaka urugo rugakomera. Bitandukanyeho rero n'ubu ngubu umuntu ashobora gushaka umuntu atari target afite yo kubaka, ahubwo afite target yo kuvuga ngo ngiye gushaka runaka mukureho iki kintu afite. Icyo gihe ntibashakanye kubera ko bafite urukundo cyangwa kubera ko bafite intumbero imwe, ahubwo bashakanye kubera ko umwe afite ikindi ari gukenera ku wundi. Bikarangira bageze mu rugo, cyangwa se ugasanga abantu muri relationship barakundanye, njyewe mpisha umukobwa ko wenda ndi umusinzi, cyangwa se nawe akagira imico ye ampisha itari myiza, wamara kugera mu rugo yizuze ko umuntu mwamaze kugera mu rugo hari ka kantu ashobora kuba yaraguhishaga atari buguhishe, ari bukakwereke. Ugasanga niba namuhisha ko ndi umusinzi, twagera mu rugo nkahita njya gusinda kubera ko namaze kumubona, bikarangira abonye ibyo bintu atazashobora kubyihanganira, nayo ikaba intandaro yo guhita itangiza ubuzima butari bugende neza, ikaba intandaro yo gutangiza nyine umwiryane mu muryango. Nanjye niko kantu nahereyeho nyine mvuga ngo abantu kutabwizanya ukuri muri cya gihe cya fiyansaye. Ni ukuvuga ngo hari abantu baba bari muri fiyansaye agatinya nko kwerekana imiryango ye, ugasanga umuntu abayeho yarisha ababyeyi be, agahagararirwa n'abantu kuko afite ipfunwe ry'uko ababyeyi be bashobora kumuhagararira mu bukwe. Ugasanga igihe tekereza rero, niba uri umuhungu wabikoze cyangwa uri umugabo wabikoze, tekereza igihe noneho umwe muri mwebwe azamenya ko wishe ababyeyi bawe kandi bahari. Yego, icyo ni ikibazo kiba gikomeye cyane n'ubundi, kuko bigaragara ko hari ibyo wamuhishe atangiye kumenya, kandi nabimenya warabimuhishe akabimenya bikuye ahandi, agasanga n'ibyo n'ubundi bizatangira guteza umwiryane mu muryango, usange nta kumvikana ku gihari, birangira abantu batangiye gushwana, batangire kurwana, usange nyine aho kugira ngo umwe ashobore kuba yatwara ubuzima bw'undi, birangiye agiye mu nkiko. Kandi rega n'ubundi nuko abantu wenda batabyitaho, ntabwo ubuzima abantu baba babayemo bari muri fiyansaye, iyo bamaze gushakana si bwo buzima buzakomeza kubamo. Kuko niba umuntu mwabaga muvugana mukavugana amasaha 2 cyangwa isaha imwe kuri telefone, mugashakana n'uwo mugiye kubana amasaha 28 ku yandi, iminsi 7 ku yindi, umwaka ushira imyaka 2, uwo muntu ntibishoboka ko mushaka kuzabaho mudahuye n'ibibazo ngo muhure n'ibibazo. Ukunda gusanga rero hanini ntibashoboye, ntago bakemura ibyo bibazo byabo bafite, ahubwo ibo barakomeza kugenda babyorosa, kandi uko ugenda worosa ikintu udashaka kugikemura ngo mukemure ibibazo, nta kwihanganira nyine ntihabeho kwihanganira ngo mukemure ibibazo, nabyo birangira bizanye gatanya, nabyo bikaba biri mu mpamvu yatuma imibare ikomeza kugenda izamuka, kutihanganirana muri make. Hari icyo rero ashaka kongeraho. Hari n'akandi kantu abasore baho ngaho cyangwa se abakobwa baho ngaho batemera ko yabaye umugore cyangwa yabaye umugabo.
baho ngaho nyine ndavuga mu Rwanda kuko Innocent aherereye mu Rwanda, ubwo turi kwibanda hariya mu Rwanda. Amadevorce ari hose, haba ari aha duherereye hose pe yabaye menshi, ariko ubu noneho kuko zino statistique twe turi kwivugiraho n'izo mu Rwanda, ubu noneho hose twaharetse twibereye aho ngaho. Ubwo rero nyine ndi kuvuga nti hari akandi kantu abantu aho mu Rwanda, ni ukuvuga ngo ntashaka kumva ko yavuye mu cyiciro cy'ubusore yabaye umugabo, cyangwa yavuye mu cyiciro cy'ubukumi yabaye umumama. Ako kantu ntabwo se ujya ukabona nako? Nako kabaho cyane, ugasanga nyine umuntu arashatse, ni umukobwa yaramenyeye kwisohokera kuwa gatanu, akajya muri weekend akajya kuryoshya, cyangwa se n'umuhungu nawe yaramenyereye ubwo buzima, akagera mu rugo akumva ko ubwo buzima yari arimo nibwo bugiye gukomeza, azakomeza abubemo, kandi ntabwo bishobora gukunda. Iyo umaze kubaka hari ibyo ugomba kureka, uko ubuzima bw'umuntu bugenda buhinduka umunsi ku wundi, bumwoburija kugira ibyo areka. Noneho ugasanga bya bintu ushatse kubireka aho gushaka kubikomezanya muri ubwo buzima ugiyemo. Ntabwo rero nabyo bishobora gukunda, ukunda gusanga nabyo impamvu yatuma abantu batandukana. Nibyo. Hano hari statistique ngiye kwifashisha nanone, kuvuga ngo nigaragaza, kanze nyishire kuri ekra yangi, nigaragaza imyaka y'abantu baba bamaranye nyuma yo gutandukana. Kuva ku myaka 0 kugeza kuri 4, kuva kuri 5 kugeza ku 9, kuva ku 10 kugeza kuri 14. Turabona abenshi ari ukuva ku myaka 5 kugeza ku 9, ariho habaye ubutane 1076. Biterwa n'iki? Kubera iki umuntu abamaranye imyaka 5 kuva kuri 5 kugeza ku 9 aribo umubare uri hejuru cyane? Nuvuga babandi bamaranye imyaka myinshi bo ntabwo ari cyane nk'aba ngaba bashyashya nyine bakira abajene mari. Nuko ubundi nk'ubwo urugero wenda nuko ufatiye kuri iyo myaka mike yo kuri 5 ku 9, ariko uhereye ku mwaka wa 0 ukagera ku mwaka wa 14, urabona ko wa 14 wenda wa mwaka wa 14 even no kugera ku mwaka wa 19, ni ahantu hari imibare myinshi cyane, imibare iri hejuru. Nibyo ndabibona. Vuga ngo ntekereza ko ku bantu wenda bakiri bato, kuva ku mwaka wa 0 kugera ku mwaka wa 9, ahangaho umuntu ukagusanga ikibazo kinini kibitera ni cya kindi cyo gushaka umuntu, ukamushaka hari ibyo umwitezeho, wabona bitari kuboneka, umwiryano ugatangira, bikarangira mutandukanye, ugashaka umuntu, ugakomeza gushaka kuba muri bwa buzima ari usanzwe urimo bwo kuryoshya, bwo gusohoka buri kwa gatanu, tujye ku mazi, kandi ubuzima namwe murimo mu buryo buri financial ntibizakunda. Ugasanga umwe ntabwo ari kubyumvikanaho n'undi, bikarangira nabwo batandukanye. Ndabyumva. Iyo uvuye nko wenda nko ku 9 naho kuzamura, nabwo ni ibintu gucana inyuma, ariko uko imyaka igenda ihita ubona ko ikintu cyo gucana inyuma ni ikintu kigenda cyiyongera mu bantu. Ntabwo nyine umuntu akireba ngo avuge ngo uyu muntu ndamuruta cyangwa se namubyara, ukunda gusanga n'ubundi akomeza kumutereta, akaba yamutereta, ugasanga aciye inyuma umugore we, nabyo bikarangira bimenyekanye, bikarangira nabyo bibaye impamvu yo kuba batandukana. Jore, wenda reka manze mubaze icyo nkurikizaho iki kibazo wenda kijyanye n'ibi twe turi kuvugaho. Kuva ku 5 kugeza ku 9 tubonye ko hariho umubare uri hejuru cyane w'abantu batandukana, ariko noneho tugiye kuri iriya myaka kuva kuri 25 kugeza kuri 29 ho umubare uri hasi cyane. Abantu bamaranye imyaka 25 kugeza kuri 29, kuki bo imibare iri hasi badakunda gutandukana? Urakutwumva? Ndi kubumva, ni warubajije. Okay, impamvu
hano wenda guhera ku myaka makumyabiri n'itanu kugera ku 29 badakunda gutandukana. Urumva muri iyi myaka ababyeyi bari muri iyi myaka byanga bikunze abafite umwana ufite imyaka, abantu bamenye ko 25 bafite umwana ufite imyaka 25 n'ubundi cyangwa se 24 hejuru ya 24 gutyo kuzamura. Ukanasanga afite abana batari munsi wenda ya 2, 3, 4 gutyo. Akenshi abantu kubana kugira ngo bakomeze kubana mu rugo ntago ureba inyungu zo kuvuga ngo ngewe ku giti cyanjye biragenda gute, ahubwo we areba akavuga ngo ese nindamuka tugiye kwa procedure zo gutandukana dufite aba bana bangana gutya, nuruhe rugero rwiza turaba tubahaye, bakabona nta ruhari. Kandi si uko badahura n'ibibazo, ibibazo nta hantu bitaba mu miryango yose, ahantu hose haba hari ibibazo, ahubwo ibyo bibazo bikemuka gute ubundi nicyo abantu bakaye kuba barebaho. Wenda nanjye akandi kantu nshaka kongeraho aho ngaho, ikindi ntekereza ni uko muri iyo myaka 25 urumva umwe aba amaze kwemera undi, za struggle zose mwaraciyemo iyo myaka yose, ni ukuvuga ngo umwe aba amaze hari ukuba yarakubereye mwiza mukabana mu buzima bwiza, hari noneho kuba mwarabanye mwihanganirana iyo myaka ikagera waramaze kwemera ibyiza bye ibibi bye n'ibyiza bye. Yego. Iyo rero wamaze kwakira ibyiza by'umuntu n'ibibi by'umuntu, nta kintu na kimwe gishobora kuba cyatuma mutana. Nicyo rero n'abantu twakaye baye kuba twitaho before y'ibindi byose yo kugira ngo umuntu ajye mu buzima bwo gushakana. Ubundi umuntu aba akwiye gushyira ku munzani avuga ngo ese ibibi bya nyanaka nzabasha kubyihanganira, ahubwo urakoze nawe akavuga ngo ibibi bya runaka nzabasha kubyihanganira. Wicaye ukitekereza ukabona ibyo bintu wabyihanganira koko, mutarahishanye bya bindi bibi zanjye sundi z'umuntu afite ngo uzimwishe, akabona yazihanganira, nawe ukihanganira ibyiwe, nibwo wakaye kumva tumva okay ndi kubona nzabyihanganira, reka tubane. Uko yubonye ingeso mbi z'umuntu udashobora kuzihanganira, hari ikintu umuntu ashobora gutoreraho no mu buzima busanzwe, ushobora gutekereza ko iki kintu nagitorera cyangwa se sinagitorera. Wabona ushobora kugitorera kandi ngo turabana, niba tutagitorera ari ingeso mbi mbonye kuri nyanaka akiri muto tutarashakana tukiri muri fiançage, reka muri kagende njye gushaka ufite ibyo nshobora kwihanganira. Nibyo none ariko iyo duhishanye ukampisha tugashakana, twamara gushakana nka kwerurira bya bindi byo nari mfite, ukana ntuzabyihanganira, no kwihangana bikanga nyine ntushake kubaka, gutandukana kubita kuba hafi. Nibyo. None rero wenda turi gusoza ikiganiro kugira ngo kitanaba kirekire cyane, niki cyatuma noneho ibi bintu bitaba, bino bintu byo kwiyongera ku butane bitaba, niki kizabamara ubwoba mwebwe mutarashaka? Ntabwo bavuga ngo muri iki kizamara abantu ubwoba batarashaka cyangwa nkatwe tutarashaka, kuko totari nta gihari mu gihe iyi mibare ikomeje kugenda gutya, nta gihari. Ariko hari abanyarwanda nibo bajya bavuga ngo nta rwubakwa nk'urundi, kandi nabwo uyirengagiza negative cyane ukaba positivity. Iyo ubaye uri umuntu uri positivity expecting ibintu byiza ku muntu, cyangwa se wamara ku expecting ibintu byiza ku muntu, mukagenda byaba byiza bikaba byiza, byaba bibi udashoboye kwihanganira, nyine nicyo kizatuma ya mibare ikomeza kuzamuka. None ukabona ariko wenda nta uciye mu turi kwihuta ndi kugira ikiganiro kitaba kirekire cyane, ukabona nta kintu wamanje kuvuga ko muri ubu nta bindi bisubizo, nta gihari. Ntago wenda twebwe twatekereza ku bijyanye na ministeri z'umuryango, twatugoroba tw'ababyeyi, ese ibyo bintu ntago byaba byarabuze? Bashangazi bagira abagera inama, urumva icyo kintu kitabamo ibisubizo?
hari ibirori abakobwa basigaye bakora bita ngo ni bride shower. Aba mwajya bavuga ngo usanga byitabiriwe nta si byitabirwa na ba nyirasenge nyine b'umukobwa ko nibyo byakaye kuba biriya nibyo bya kera nyine byabagaho ba nyirasenge b'umukobwa bakagira umukobwa inama. None ntibikibaho ko ba nyirasenge b'umukobwa bajya kumugira inama ahubwo habaho biriya ngo ni bride shower ugasanga nyine byitabiriwe n'abandi bakobwa b'urungano rwo cyangwa se n'abamurutaho bake b'ababyeyi. kandi Noneho ugasanga afite comment akavuga ngo ese bride shower yajemo umuntu w'umudivorce wenda ni ihe nama ashobora kugira uyu muntu. Ugasanga deza nubwo umudivorce ntashaka kumugira inama ngamubwire ngo ngewe byapfiriye ahangaha noneho uzahakosore. nibyo Ntago nyine kwigisha abakobwa bagiye gushaka bamaze gufata umwanzuro wo gushaka se cyane abahungu kubagira inama abahungu bagiye gushaka ntago bikiba nka mbere. Iyo urebye ubona ko ari ikintu cyabuze mu miryango. ngo umugabo ni umwana wundi ngo mbese utwo no kwirengagiza amasezerano abantu bagirana. Buriya abantu birengagiza amasezerano bagirana bari gusezerana kuko niba uvuze ngo uyu muntu tuzabana dutandukanwe n'urupfu none se deja mugiye gutandukana kandi urupfu ntirurwabaye. ahubwo ako kantu ese reka noneho turekarame tuvuge ko bo iyo nyandiko bayihindura ngo wenda ngo tuzatandukane twagiranye ibibazo bazabihindure. ako kantu ahubwo numva bakagombye kugashyiraho. Deja byakaye kuba bihinduka ariko hari nyine n'ikintu nari kuvuga ngaha ntari ntarasoza. Abantu bajya bibeshya cyane nakavuga ngo uyu muntu turasezeranye tugiye gutandukana kandi mu by'ukuri abantu iyo basezeranye tuzi ko basezerana mu murenge mukagenda mugasezerana deja mukajya no mu rusengero ku bantu bemera Imana bakajya no mu rusengero bagasezerana bagatandukana. None umuntu murasezeranye ahantu tubona gatanya ziraba nyine mukajya mu mategeko mugatandukana bikarangira. Ariko nta muntu ujya imbere y'Imana ngavuge ngo hari amagambo uyu muntu amubwiriye imbere y'Imana twasezeranye abashumba bahari ababyeyi bahari none kadutandukanire ahangaha ho mu rusengero ntibajya batandukana. Nuko n'abantu ntago birengagiza indahiro bagiranye ahantu hose bakumva ko bo nyine niba byanze nyine igisubizo nta kindi mu gutandukana. Ariko ni nabyo kandi ntago ariko oya nibyo kubera ko niba byanze nyine ni ugutandukana kuko hari igihe tena mutatandukana ugasanga nibwo hajemo izindi ngaruka mbi kurusha izo ngizo. nanone noneho rero reka dusoze ikiganiro turagushimiye. Jori hari icyo wenda warushigaje kumubaza cyangwa se niba nawe hari icyo yavuga? Njyewe wenda ikintu navuga ni ukugira ngo nyine ntibashire ubwoba nk'uko wabivuze ntazubakwa nk'iz'abandi ariko nyine ni ugushira ubwoba ugashakana n'umuntu muziranye nta bintu byo kujya ku mantuza ugenda ugiye mu kabari aba ariho umenyanirana n'umuntu ugende ugiye mu isoko nuhagera uhita umenyana n'umuntu muhite mugira. Hari abandi bantu bamenyanira mu modoka nyine bakoze urugendo hamwe ugasanga ubukwe babukoze byihutirwa. Ibyo bintu byose rero nabyo bishobora kuzana za divorce twavugaga kuko uwo muntu nyine ntago umuzi cyangwa se nk'abagira indi nama wenda navuga niba wenda tuvuga ko abantu bashakana bakurikiranyeho amafaranga ugenda ujya tuva niba uri muri Kigali ugenda ujya kuba ahantu ujya nko muri Gisenyi ahantu batakuzi wigira undi muntu batakumenyereyeho ntuzabona umuntu ukugiriye impuhwe n'umuntu ukugiriye impuhwe akuzi ko utari umukozi wo muri banki akuzi ko utari umuntu ashobora kukugirira impuhwe ukabona umuntu aragufunguriye rwose wigize umukene cyangwa wigize undi muntu utari we ukavuga uti ewana uyu nguyu noneho niwe mbonye uyu niwe Rebeka wanjye. Reka dusoze ariko nanjye wamugane nk'umara ubwoba urubyiruko rutari rwashaka nkawe tuziranye ahubwo uzambwire nkubere muyomba niba bashangazi barabuze. Dufite inshuti nyinshi tuziranye abakobwa beza bafite umutima ariko ntimukomeze kugira ubwoba. Reka tugushimire rero wenda n'ubutaha
nitugukenera ndizera ko uzadufasha ukongera ukaza kudufasha mu kiganiro. yego murakoze kabisa ndahari kandi namwe murakoze. Murakoze cyane. Mbo Jolie wabyumvise rero ubwo ndumva nta kintu twakongeraho, reka dusoze kino kiganiro. Wasoza ngaho dusezera abantu basi. Nuko nyine nakagaruka ni ibintu nyine birababaje cyane cyane pe cyane kubera ko umuntu ari mu muryango. Ikintu cya mbere ubukwe burahenze, uko byagenda kose, uko waba wakoze ubukwe waba utabukoze, gufonda urugo birahenda. Ubwo rero kuhita umuntu arusambura rwose ni igihombo gikomeye, yaba ari kuri ba babyeyi wabeshye, yaba ari kuri ni ukuvuga ngo haba habayemo ibintu byinshi cyane kugira ngo abantu bubake urugo. Rero ni ukuri ikintu tubifuriza ni ukurukomeza, kandi natwe nyine tururimo twiyifuriza kurukomeza. Nuko nyine abantu bakazatandukanywa n'urupfu. Ngaho rero nuko mukomeze kugira ibihe byiza, nakagaruka tubabikiye byinshi buri munsi. Reka rero nanjye mbasezereho. Yari Rex Uzike hano muri studio za DS Connect TV. Nari ndi kumwe na Madame Jolie ndetse n'umutumirwa wacu kuri telefone, umusore bita Innocent. Ndizera ko mukomeza kugubwa neza ndetse mukora subscribe, mukora share, musangiza abantu ibi biganiro nk'ibi biba bikenewe mu muryango. Ariko ikibabaje nuko hari benshi badashaka kubyumva, ahubwo bagashaka kumva bya bintu byira kandi binari byo biba birimo inama zubaka. Ngaho mukomeze mubisangiza abandi kugira ngo nabo babone ibi byiza, bumve kuri izi nama. Naho ibiganiro byacu by'ubutaha, mukomeze kugubwa neza. Ciao.